famille namwe mwakomeza mwahamuzehe n'abana neza nkwereke. Okay. Zacurangwa inanga zizacurangwa inanga zizacurangwa numva amajwi izo nanga zari nziza. Data mwiza turagushimiye muri aka kanya kuko wakuracuranga inanga zizacurangwa kandi ubushake bwawe nibukomwa mu gukora icubahiro kibi cyane. Inanga zizacurangwa inanga zizacurangwa inanga Mihanganire dukomeze. Okay, twafunga nta kibazo. Uko Imana aremye umuntu mu gitaka ivuga yuko igitaka kisasubira iwabo mu gitaka ari wo mubiri twambaye, hanyuma umwuka nawe ukajya wawuduhaye ariyo Mana. Ariko Satani ni umugome, hari igihe ashobora gukora sabotage y'umubiri w'abana b'Imana, na none umubiri ukarindwa neza. Mwami Yesu ushobora byose, turagusenze turakwinginze ngo ubutaka Fifi yavuyemo agiye gusubiramo umwakire neza, kandi ahantu agiye kuruhukira bwa nyuma Data ntihazabe sabotage n'imwe, ntihazagire abantu baza kuhakinira, ari abarozi ari abantu babi ntibazahabona ukundi, ntuzagambira kuhaza azayobe inzira. Urakoze Mana, ibyo tugiye gukora ngaha byose ngwino ubane natwe, ari mu ijambo ari mu mihango. Data ngwino utuyobore muri byose, kuko iyo uri kumwe natwe byose bigenda neza. Urakoze kutwumva, ishimwe ribe ryawe, mu izina rya Yesu dusenze, amen. Abakorinto ba mbere ibice 15 bava ku murongo wa 50. Nuko bene data, icyo mvuga ni iki, yuko abafite umubiri n'amaraso bisa batabasha kuragwa ubwami bw'Imana, kandi ibibora bitabasha kuragwa ibitabora. Dore mbamenera ibanga, ntituzasinzira twese, ahubwo twese tuzahindurwa mu kanya gato, ndetse mu kanya nk'ako guhumbya, ubwo impanda y'imperuka izavuga. Impanda izavuga koko, abapfuye bazurwe, utazongera kubora, natwe duhindurwe. Kuko uyu mubiri ubora ukwiriye kuzambikwa kutabora, kandi uyu mubiri upfa ukwiriye kuzambikwa kudapfa. Ariko uyu ubora numara kwambikwa kutabora, n'uyu upfa ukambikwa kudapfa, nibwo hazasura rya jambo ryanditswe ngo rupfu umizwe no kunesha. Warupfuwe, kunesha kwawe kuri he? Warupfuwe, urubori rwawe ruri hehe? Yesu nashimwe cyane. Paulo wabayeho mu bihe navuga bibiri. Yabayeho ari umuyuda nk'idini, akora ibikorwa bibangamira abakristo. Igihe kimwe aza guhura na Kristo wenyine, aramugenderera, aramubwira icyo gihe twaga Sawuli, arama ngo ariko yaramaze kubona umuco w'Imana, uwo muco umurusha imbaraga, yikubita hasi. Umuntu wese wahuye n'umuco w'Imana umurusha imbaraga, ibyari bimugize, ibyari bimuremereje bikagwa hasi, agatangira akabaza. Sawuli arabaza ngo urinde? Yesu amubajije ngo urandenganyiriza iki? Arabaza ngo urinde wowe umbaza?
ambwira uwo ari we koko ko ari Kristo. Uwo mwanya baramutwara ajya kumara ahantu iminsi 3 atabona, kugeza igihe yafunguriwe amaso. Ndabicamo vuba vuba, ahindurirwa ubuzima, ava mu idini rya Judaisme abaye mu Kristo. Noneho niyo numa yonyine itarabanye na Kristo mbona mubone, ariko bahuriye mu mwuka. Yesu aramwigaragariza. Hanyuma uwo mugabo ibikorwa birahinduka, ibyo gutoteza abakristo birahinduka. Noneho yambikwa izindi mbaraga zo kwamamaza Yesu. Yarazi amategeko, yarazi idini, byose yarabishoboye, ariko icyo yarabuze kwari guhura na Yesu. Amaze guhura na Yesu arahinduka rwose. Kwa guhinduka kwe niko avuze ngo ndabizi yuko gupfa kuriho kwazanywe n'urupfu rw'umuntu wa mbere. Umuntu wa kabiri, Adamu wa kabiri, ari we Yesu aza aje guhindura. Adamu wa mbere yari yambaye umubiri w'igitaka, Adamu wa kabiri aza yambaye umubiri wo mu mwuka. Uwo nguwo yambaye umubiri utazahera mu gitaka. Yesu nashimwe. Nibwo yavuze rero ngo uyu mubiri ubora numara kutuvaho, kuko ibibora bitashobora kuragwa ibitabora, ibisaza ntibishobora kuragwa bidasaza. Iyi mibiri yacu izabora, iyi mibiri yacu tuzayisiga ahangaha, tuzambikwa undi mubiri utazabora. Nibwo yavuze ngo urya munsi w'umuzuko tuzagira langage yindi, tuzambikwa izindi mbaraga zibwira urupfu ngo warupfuwe urubo rwawe ruri hehe, warupfuwe imbaraga zawe ziri hehe, warupfuwe ibyo birarangiye. Bene data, iyo kizagera aho tuzahagarara tubwire urupfu ngo imbaraga zawe zirarangiye, tugiye mu buzima buhoraho, ubuzima butazashira, aho tuzahora iteka ryose imbere y'Imana yacu, tuyiramya tuyisingiza, tuvuga ibigwi iyo Mana yaturinze, iyo Mana yaducunguye, iyo Mana yadutabaye, iyo Mana yabaye Imana yacu tudakwiriye. Yiyambitse umubiri ari Imana nzima. Iryo ni iyobera ritamenywa n'abantu bose, ariko ngo ababimenye, niko Yohana avuga 1:12, ngo abamwemeye bose babaye ububasha bwo guhinduka abana b'Imana. Bari muri uyu mubiri, Fifi ari mu mwuka, yazamuwe, yagiye gutanga raporo kwa se wamucunguye, kwa se watanze incungu ya Yesu Kristo, agiye kuvuga imirimo yakoze. Izina rye ryaranditswe igihe yakiraga Yesu, yandikisha izina mu gitabo cy'ubugingo, ibikorwa bikagenda byongera kuri rya zina ryanditswe. Ndakurarikira mwene data gufata umwanya ukisuzuma nawe, uyu mubiri wawe uzaza ahangaha, waba mwiza, waba ukomeze kose, wawambika, wawutunga, wawukora ibikomeye, uzabita byose wiziranga usubira iwawe. Ijambo Imana yavuze nta cyarihindura, uyu mubiri uzapfa, ariko ubugingo bwacu buzabaho iteka ryose. Iteka ryose hehe mu biganza byandi. Ni wowe nanjye tuhadefinisa, ni wowe nanjye tuhaharanira, ni wowe nanjye tuhazi, kuko buri muntu wese azi ibyo akora, azi naho yandikisha izina rye. Tubyandikishe mu gitabo cy'Imana Data, mu gitabo cy'ubugingo, kugira ngo urya munsi nugera nawe nanjye nsabwe rya jambo ngo warupfuwe imbaraga zawe ziri hehe, warupfuwe urubo rwawe ruri hehe. Ibyo birakurangiranye, nambitswe undi mubiri w'icyubahiro, nambitswe undi mubiri utazongera gupfa, nambitswe undi mubiri w'icyubahiro. Yesu nashimwe cyane. Imana ishimwe. Ntabwo dutinda ahangaha, ubwo ijambo reka tudusoreje ahangaha. Igihe njyewe nawe tuzaba twambaye imyenda yera, nibwo tuzaririmba haleluya. Hallelujah, 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 hallelujah.
bazaba bari kumwe na Yesu. Inanga zizacurangwa, inanga zizacurangwa, inanga zizacurangwa, inanga zizacurangwa, inanga zizacurangwa, inanga zizacurangwa, inanga zizacurangwa. Numva amajwi izo nanga, izo nanga zari nziza, nziza, zacurangwaga n'abantu bari bambaye imyenda yera, bari baracunguwe na Yesu. Inanga zizacurangwa, inanga zizacurangwa, inanga zizacurangwa, abera tuzacuranga, umubyeyi wacu ari gucuranga, itorero rizacuranga, Rugeri Nyange azacuranga, Simo Pierre azacuranga, na Stefani azacuranga, Kaneziyusi azacuranga. Inanga zizacurangwa, inanga zizacurangwa, inanga zizacurangwa, inanga zizacurangwa, inanga zizacurangwa, inanga zizacurangwa. Inanga zizacurangwa. Ararutse inshuti ya Yesu, arukiye mu gituza cye, asinziriye mu rukundo rw'Imana. Ararutse, ararutse. Umukunzi w'Umwami Yesu, impumuro nziza ya Kristo, yamenyesheje abantu ibyo gukiranuka, asoje umurimo we, araruhutse. Amaso yacu yaramubonye, amatwi yacu aramwumva, yahinduriye benshi ku gukiranuka, asoje urugendo arataha. Umugeni wa Kristo ararutse inshuti ya Yesu, kunzi w'Imana, arukiye mu gituza soje umurimo we, asinziriye mu rukundo rw'Imana. Ararutse, ararutse. Ubuzima bwe n'ubutumwa n'igihamya cy'uko yabanye n'Imana, n'urwandiko rwiza yatwandikiye tuzahora dusoma. Ararutse. ubuzima bwe n'ubutumwa n'igihamya cy'uko yabanye
cyadutanya nawe nacyo utandukanya nawe zahumurizwa na Yesu Kristo ko n'urupfu rutandukanya nawe araruhutse nimuhumure komezwe na Kristo urupfu ntirwadutandukanya nawe tuzaruhuka mugenzi wanjye we mugenzi wanjye we igihe njyewe nawe tuzaba twambaye imyenda yera nibwo tuzaririmba haleluya Hallelujah, hallelujah, hallelujah. haleluya 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 igihe abera bazaba bari kumwe na Yesu igihe abera bazaba bari kumwe na Yesu inanga zizacurangwa 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 numva amajwi izo nanga izo nanga zari nziza nziza zacurangwaga n'abantu bari bambaye imyenda yera bari baracunguwe na Yesu inanga zizacurangwa inanga zizacurangwa inanga zizacurangwa abera tuzacuranga umubyeyi wacu ari gucuranga itorero rizacuranga Rugeri Nyange azacuranga Simopiyeri azacuranga na Stefani azacuranga Kaneziyusi azacuranga inanga zizacurangwa inanga zizacurangwa inanga zizacurangwa inanga zizacurangwa inanga zizacurangwa inanga 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 zizacurangwa ararutse inshuti ya Yesu arukiye mu gituza cye asinziriye mu rukundo rw'Imana ararutse ararutse umukunzi w'umwami Yesu impumuro nziza ya Kristo
yamenyesheje abantu ibyo gukiranuka asoje umurimo we araruhutse amaso yacu yaramubonye amatwi yacu aramwumva yahinduriye benshi ku gukiranuka asoje urugendo arataha umugeni wa Kristo araruhutse inshuti ya Yesu kunzi w'Imana aruhukiye mu gituza soje umurimo we asinziriye mu rukundo rw'Imana araruhutse ubuzima bwe n'ubutumwa n'igihamya cy'uko yabanye n'Imana n'urwandiko rwiza yatwandikiye tuzahora dusoma araruhutse ubuzima bwe n'ubutumwa n'igihamya cy'uko yabanye n'Imana n'urwandiko rwiza yatwandikiye tuzahora dusoma araruhutse soje imirimo ye araruhutse inshuti ya Yesu aruhukiye mu gituza aruhutse imiruho n'imihati asinziriye mu rukundo rw'Imana araruhutse araruhutse nubwo amarira atemba ku maso yacu imitima yacu irimbana n'ijuru kubw'ihumure duhabwa na Kristo ko n'urupfu rutadutanya nawe humurizwa na Kristo duhabwa na Kristo ntacyadutanya nawe ntacyo rutadutanya nawe zahumurizwa na Yesu duhabwa na Kristo ko n'urupfu rutadutanya nawe araruhutse nimuhumure komezwe na Kristo urupfu ntirwadutandukanya nawe tuzaruhuka mugenzi wanjye we mugenzi wanjye igihe njyewe nawe tuzaba
twambaye imyenda yera nibwo tuzaririmba haleluya. Hallelujah, 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 hallelujah. Igihabera bazaba bari kumwe na Yesu. Igihabera bazaba bari kumwe na Yesu. Inanga zizacurangwa, inanga zizacurangwa, inanga zizacurangwa, inanga zizacurangwa, inanga zizacurangwa, inanga zizacurangwa, inanga zizacurangwa. Numva amajwi izo nanga, izo nanga zari nziza, nziza, zacurangwaga n'abantu bari bambaye imyenda yera, bari baracunguwe na Yesu. Inanga zizacurangwa, inanga zizacurangwa, inanga zizacurangwa, abera tuzacuranga, umubyeyi wacu ari gucuranga, itorero rizacuranga, Rugeri Inyange azacuranga, Simon Pierre azacuranga, na Stefani azacuranga, Kaneziyusi azacuranga. Inanga zizacurangwa, inanga zizacurangwa, inanga zizacurangwa, inanga zizacurangwa, inanga zizacurangwa, inanga zizacurangwa. inanga inshuti ya Yesu arukiye mu gituza cye, asinziriye mu rukundo rw'Imana, araruhutse, araruhutse. umukunzi w'umwami Yesu, impumuro nziza ya Kristo yamenyesheje abantu ibyo gukiranuka, asoje umurimo we, araruhutse. Amaso yacu yaramubonye, amatwi yacu aramwumva, yahinduriye benshi kugukiranuka, asoje urugendo arataha. Umugeni wa Kristo araruhutse, inshuti ya Yesu, kunzi w'Imana arukiye mu gituza cye, asinziriye mu rukundo rw'Imana, araruhutse.
bwe n'ubutumwa n'igihamya cy'uko yabanye n'Imana n'urwandiko rwiza yatwandikiye tuzahora dusoma tuzahora dusoma araruhutse soje imirimo ye araruhutse inshuti ya Yesu aruhukiye mu gituza aruhutse imiruho n'imihati asinziriye mu rukundo rw'Imana araruhutse araruhutse nubwo amarira atemba ku maso yacu imitima yacu irimbana n'ijuru kubw'ihumure duhabwa na Kristo ko n'urupfu rutadutanya nawe humurizwa na Kristo duhabwa na Kristo ntacyadutanya nawe ntacyo rutadutanya nawe zahumurizwa na Yesu duhabwa na Kristo ko n'urupfu rutadutanya nawe araruhutse nimuhumure komezwe na Kristo urupfu ntirwadutandukanya nawe tuzaruhuka mugenzi wanjye we mugenzi wanjye igihe njyewe nawe tuzaba twambaye imyenda yera nibwo tuzaririmba haleluya Hallelujah, 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 hallelujah. igihe abera bazaba bari kumwe na Yesu igihe abera bazaba bari kumwe na Yesu Inanga zizacurangwa, inanga zizacurangwa, inanga zizacurangwa, inanga zizacurangwa, inanga zizacurangwa, inanga zizacurangwa, inanga zizacurangwa. numva amajwi izo nanga izo nanga zari nziza nziza
cyurangwaga n'abantu bari bambaye imyenda yera, bari baracunguwe na Yesu. inanga zizacurangwa, inanga zizacurangwa, inanga zizacurangwa. Ararutse inshuti ya Yesu, arukiye mu gituza cye, asinziriye mu rukundo rw'Imana. Ararutse, ararutse. umukunzi w'umwami Yesu, impumuro nziza ya Kristo yamenyesheje abantu ibyo gukiranuka, asoje umurimo we, araruhutse. Amaso yacu yaramubonye, amatwi yacu aramwumva, yahinduriye benshi ku gukiranuka, asoje urugendo arataha. Umugeni wa Kristo. gihamya cy'uko yabanye n'Imana, n'urwandiko rwiza yatwandikiye tuzahora dusoma. Ararutse, ubuzima bwe n'ubutumwa, n'igihamya cy'uko yabanye n'Imana, n'urwandiko rwiza yatwandikiye tuzahora dusoma. Ararutse, soje imirimo ye, ararutse inshuti ya Yesu. twese tujya ijuru tuje kuba twahaguruka inshuti yacu kandi
murakoze. Data mwiza turagushimiye muri aka kanya kuko wakora bwawe, ubu ni ubushake bwawe kandi ubushake bwawe nibukomwa mu gukora icyubahiro kibi cyawe. Wabanye natwe muri buri gahunda zose zakorewe aha ngaha.